Uyu munsi agafilime kacu tugatangiranye n'umusaza wari uhagaze hano ku muhanda, gusa uko ahagaze hari umwana w'umukobwa wari uri kumutambukaho, uko ari gutambuka rero umusaza yaramwitegereje aramubwira ati umva mwana wa, umva nkubaze. Umukobwa rero nta kindi kintu yakoze, yarahagaze. Mu guhagarara rero umusaza yaramubwira ati igira hino gatoya nkubaze. Arangije umukobwa nta kindi yakoze, yasubiye inyuma. Mu gusubira inyuma rero umusaza uko bari kumubaza ati ese nkufashe iki wa musaza we, umukobwa ariko amubaza, ndetse umusaza aramubwira ati ese hari ikibazo uramutse umfashije kano kazigo kanjye ukakangereza hariya imbere mu ihuriro ry'imihanda kugira ngo mbone uko mbasha gutega. Arangije aramubwira ati umukobwa arimo aramwitegereza aramubwira ati wapi rwose, njyewe rwose urabona ndasa neza, niyambariye agakanzu kanjye keza cyane, ndetse kandi ndi no kwihuta, hari urugendo mfite cyangwa se hari ibyo ngiyemo, rero rwose ntabwo byakunda yuko nterura iyi mizigo. Ati ese ubundi nta bana ufite ngo babigutwarire ko mbona ushaje, ubu ngubu unganywa icyo nta bana ugira ku buryo bagutwaza bino bintu byawe, ubundi se aho wari uri hose cyangwa se aho wabivanye hose ninde wabigutwaje? Ndabizi neza ko ari we wabyitwaje, rero komeza ubitware ubigeze aho wari ugiye wa musaza we, njyewe ntabwo nakikorera imizigo ngo nyivanye hano ngo nyijyanye hariya, rwose ndumva ndimo ndatinda, ahubwo reka nigendere. Nguko rero uko umwana w'umukobwa yakatiye umusaza, amaze kumukatira ndetse ahita anigendera. Umusaza yagumye aho ngaho rero, burya uwutinze ku nzira ntabura uwo bafatanya urugendo. Hari undi mukobwa waje, akimajije kuza rero yageze hano, umusaza nawe arongera aramuhagarika. Amaze kumuhagarika rero umukobwa yarahagaze aramubaza ati se nkufashe iki muze? Umwana rero uko arimo kubibaza umusaza yahise amubwira ati nagira ngo rwose umfashe kano kazigo mwana wanjye, ungereze hariya imbere nanjye mbashe gukomeza urugendo. Umukobwa rero yaramurebye aramubwira ati none se papa ko hano rwose iwacu bari bantumye kandi ndimo ndihuta, ati ariko nta kibazo n'ubundi ndimo ndagana imbere, reka nkutwaze nkugeze hariya imbere, ariko rwose ndaba ndimo ndatinda, nuko ari ukugira impuhwe nyine bya bindi by'abana barezwe. Arangije rero nta kindi kintu yakoze, umukobwa yahise aterura ka kazigo, amaze kugaterura ariko bibanza kumunanira. Umusaza ubanza atwayemo amabuye kubera yuko biraremereye cyane, hahandi rwose uno mukobwa no kugira ngo abiterure rwose byari intambara. Aha ngaha rero barakwereka umwana yaramaje ati ese uragarukira hehe, ubundi uragira ngo mbigusigire hehe? Arangije aramubwira ati ni hariya imbere. Ati rero ndumva ntahamenya, ngwino tugende tujyana gake gake, nubwo rwose bisa nkaho biri buntinze kandi rwose iwacu barabibona nabi. Aha ngaha rero bafatanyije urugendo, agenda amuganiriza ndetse baza gushyika aho yashakaga ko abimusigira. Barakwereka barazamutse amusiga ku ruhande aho ngaho ku nzira. Arangije rero uko bari kuzamuka agira ngo nyine ahamugeze neza, akajya agenda amubwira ati rwose mwana wanjye wakoze cyane, sinzi ukuntu nabigushimira ariko urakoze. Umukobwa nawe akajya amubwira ati humura nta kibazo nyine, none se nari kugusiga ku nzira. Aha ngaha rero uko urugendo rwarangiye, umukobwa yaraje atereka ka kazigo ka wa musaza. Aha ngaha akimara kuhatereka rero umukobwa agize ngo yigendere, umusaza yaramubwiye ati rero reka nyine nigendere, ariko uko abimubwira umusaza ahita amubwira ati hoya mbaretse gatoya, hari ikintu nshaka kuguha, ndashaka kugushimira. Umwana w'umukobwa aramubwira ati ariko nta kibazo pe, ibyo ngibyo byo kunshimira ntabwo byari biri ngombwa, kubera yuko nyine ntabwo ari ngombwa ko unshimira, rwose ni umugisha nakoreraga basi, no gufasha umuntu ukuze nkawe nabyo biba ari byiza. Arangije aramubwira ati hoya reka nguhe akantu hano kazakugirira akamaro mu buzima bwawe. Ati ese hari ikibazo? Undi aramubwira ati nta kibazo nimba nyine we bitakubangamiye. Hano rero umwana w'umukobwa yarahagaze, umusaza atangira kujya muri bya bintu wa mwana w'umukobwa yaramutwajije, akuramo akantu k'akabogisi gatoya k'umukara. Amaze kugakuramo rero aramubwira ati rero mwana wanjye kano kabogisi akira ugatore, ati rwose ukajyane gutya nkaguhereje, ikintu rero kazakumarira buri gihe igihe uzaba ufite ikibazo cyangwa se hari ikintu wumva ukeneye yuko kaguhereza uzakabwire. Ati kano kabogisi kazakumva cyane, wowe
wowe upfa kubisaba uvuze izina ry'icyo kintu ukeneye. Tuvuge urugero, nimba ukeneye nk'umugabo cyangwa ukeneye umwana cyangwa se ukeneye amafaranga, uzavuga ati nkeneye amafaranga, hanyuma ushyireho izina ryawe. Nimba witwa Marayika, uvuga ati nkeneye amafaranga, njyewe Marayika. Nangiza rero wowe amafaranga uzayabona, ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Akabogisi ndakaguhaye kugira ngo kazagire icyo kakumarira mwana wanjye. Umukobwa rero yaramushimiye, arangije aramubwira ati nta kibazo urakoze wa musaza, wereka nahe rero ngende njyane n'ibyo bantu. Yaratashye rero barakwereka yaje hano mu cyumba. Uko yari ari mu cyumba yatangiye kuvuga tumva ese ubu ngubu uriya musaza koko ntiyanyesikorutse koko, ati aka kantu gashobora kuba kampa ikintu nashaka icyo ari cyo cyose. Atoke ati se noneho ikintu utanapfundura ubu noneho ndamenya ari ibiki. Yatangiye kuvuga ati reka nze nyisabe numve koko byakunda. Atangiye kuvuga ati wakabogisi we mpereza amafaranga, ndashaka amafaranga menshi cyane, mpereza amafaranga. Ni njyewe Betty, mpereza amafaranga, ndashaka amafaranga. Ahangaha uko arimo kubivuga yabonye nta kintu nyine kamuhereje, aranagapfundura arebamo asanga nta kintu kirimo, nyine n'akabogisi kari aho ngaho. Ako kanya akimara kongera kugafunga yagiye kubona amafaranga atangiye kunyanyagirika aho ngaho ku buriri ndetse no hasi hose. Aravuga ati mana yanjye, ati ntabwo nabyizera yuko ibi bintu bikora. Ka kabogisi rero urabona yuko gatangiye kumugirira umumaro. Yagiriye neza umusaza, aramufasha, aramutwaza, ariko nawe yamuhaye akabogisi kazamufasha, ndetse urabona yuko katangiye no kumugirira umumaro. Ahangaha rero umukobwa yatangiye kuvuga ati mana we, ibi bintu ntabwo nabyizeraga. Aya mafaranga yose urabona amafaranga yanyanyagiye disi no hasi hose. Umwana ari kurwana no kuyatoragura, ariko rwose byanze kubera ubwinshi bwayo. Yaravuze ati mana yanjye, ubu noneho wakabogisi we ndashaka miliyoni, amafaranga menshi cyane. Ati kubera yuko mise mbona yuko bikora, ati Imana irankunda pe, ati ubu ngubu ibibazo byanjye byose birakemutse kubera yuko nkufite. Ati koko burya kugira neza ni byiza, kubera ko nawe muri ya neza ushobora kugiriramo umugisha. Ubundi mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo ineza yiturwa indi. Uno mwana w'umukobwa rero nawe ineza yagiriye umusaza nawe yamwituye iyindi. Ahangaha rero akimara kuva mu cyumba yaraje arimo kwitemberera aho ngaho hafi muri karitsiye, abona abasore babiri barimo bararira bavuga ati umuvandimwe wacu yapfuye. Aravuga ati ngo iki, umuntu se wapfuye hano muri karitsiye? Ati reka nze gende nanjye njye kureba mpumurize ndetse n'abariya abantu barimo bararira. Uko barimo bararira hano rero Betty yaraje arabarunguruka. Akimara kubarunguruka aravuga ati mana yanjye, none se byagenze gute? Ndetse ari nako yabegereye nyine arimo kubabaza ati noneho mwebwe murekere kurira, mumpereze iminota mike cyane, mube mugiye ku ruhande, muduhe umwanya njyewe n'uyu muvandimwe wanyu ndebe ko hari ikintu nakora. Ati none se ugiye kumusengera? Arababwira ati yego rwose reka musengere ndebe yuko bikunda. Kumbe twebwe turabizi yuko atari ugusenga, ahubwo afite akabogisi k'amaji yahawe na wa musaza. Yaje hano rero kuri uwo musore nyine wari wapfuye byarangiye neza yashizemo umwuka. Arangije atangira kuvuga ati yewe musore kanguka, kanguka wikomeza gusinzira. Ari nako azamura n'amaboko ye ameze nk'umuntu uri gusaba rwose, ubona yuko yabyegereje umutima rwose ari kumusengera. Nkaho rero ibyo ngibyo bidahagije, noneho yafashe na ka kabogisi akamuterekaho, aravuga ati rwose agomba gukanguka. Ari nako amusengera. Koko byarangiye wa musore akangutse. Akimara gukanguka Betty yarikanze, aravuga ati ntabwo byashoboka, noneho nsigaye nzura n'abantu, mbaye Yesu kazi. Ahangaha aritavuga ati rwose noneho ibi ngibi birandenze. Abwira wa musore ati uceceke, ntugire ikintu na kimwe uvuga. Namenye yuko muri bari abavandimwe bawe harimo umwe muri bo nyine wabikoze, ndetse ari nawe waguhereye mu byo kurya. Hari ibiryo yaguhaye urangije nawe urabifata urabiga, none nibyo yari yakurogeye
wicayemo. Rero witonde kuko uwo muvandimwe wawe ntago ari umuntu mwiza, ntago ari umuntu wo kwizerwa. Ahangaha rero umukobwa rwose yamubujije kugira ikintu avuga na kimwe, aramubwira ati rwose ntuzagire ikintu uvuga ndakwinginze, njyewe ngiye kwigendera. Hano umukobwa rero nta kindi kintu yari agombaga gukora, yagombaga guhita yigendera. Gusa ba bavandimwe baraje baravuga ati none se ubigenje ute, koko umuvandimwe wacu arazutse. Ati mana we, ati turishimye cyane. Batangira kumuterura bamusimbiza bamujyana hirya no hino, umwe ndetse muri bo byari byamurenze cyane. Ahangaha rero barakwereka agafilime kacu karakomeje. Wowe utarakora subscribe wanze ukore subscribe. Ako kanya rero bahise batwereka disi umukobwa Betty abyutse, arangije aratekereza. Mu gutekereza aravuga ati mana yanjye, byari inzozi. Ni ukuvuga ngo ibyo twarebaga byose, ibyo twarebaga muri iyi minota igera mu 10 itambutse, byari inzozi umwana w'umukobwa Betty yari arimo kurota. Ni nuko agafilime kacu karangiye. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, byanyu ni ingenzi. Kandi rwose turabinginze kugira ngo mujye mukomeza mudusharingire n'ahandi hose nabo babashe kubona video zacu. Ciao ciao.